Okay, wenda kamite ngenda nko ku kindi kibazo nyangunda kureba kenshi nkibaza nk'igiye mu bihugu byo hanze usanga nk'igipolisi cyangwa se igisirikare cyabo harimo abakobwa of course none ugasanga babasha nko kwitabira amarushanwa y'ubwiza ugasanga nyine hari ibintu babasha kujyamo nyuma ya career yabo yo kuba ari abantu bacungira umutekano society n'igihugu cyabo kuki se tubona nk'abapolisi kazi ko tubazi benshi beza cyangwa n'abandi bashinzwe umutekano bashobasha kwatendinga ibyo bintu cyangwa se ukabamubona wenda yifashe nka TikTok yabaye trend yakoze aka video yabaye trend kuki muri iyo society kuki babanye cyane ubwo icyo kibazo ntagikwiye kuri uriya munyamerika akazi wabaye Miss America ntabwo ariwe wa mbere kuko na mbere yo hari abandi bamubanjirije kandi ubundi ukabona no barakoresha ama social media yabo atibagiye kuba yambaye n'umwenda like nyine akawukora nawe ukatuvuga wa bino bintu ibyo byose ni byiza mu buryo bumwe kandi ntabwo bishobora kubana ubundi buzima bwari bwose buriya rero tugengwa n'ikintu bita doctrine buri gihugu kigira doctrine yacyo kigira uburyo gishaka gushyira discipline abantu bacyo ku murongo dufite uko twambara dufite uko dufata imbunda dufite uko tugenda dufite uko duhagarara dufite uko twogosha nagwa nk'urugero ugiye nko muri Amerika usanga umupolisi afite dread ubwanwa na tattoo nta kibazo bo biremewe twebwe ntibiyemewe kuko niyo doctrine yacu ibiro byo kujya mu misi nanone hari kugeza ubu impamvu vuga kugeza ubu nuko hari igihe bishobora kuzahinduka ntabwo bijyana na doctrine yacu doctrine yacu ifite uko dufata ifite uko ituyobora ariko nanone hari n'ibyo uharira n'abandi reka ubwiza bajye mu babwiza nyine ubwiza ubunyampinga harabandi reka hajyemo nibyo koko bahari beza mu gisirikare mu gipolisi ariko kugeza ubu ngubu twebwe iyo umuntu ahisemo kuza mu gipolisi nuko ari habona hamubereye kandi wenda yataza ku mupolisi ntiyari kujya no muri ayo marushanwa kuko kuba yaraje mu gipolisi nuko birabazi ko atari intuze buriya rero ni byiza ko niyo umuntu aje muri gipolisi aza gikunda azi ko n'ibyacyo byose agomba kubana nabyo gutyo ubona ko bizamugora urumva nye ntakandagira ariko birashoboka ko igihe kizagera bakavuga toya reka duhindure doctrine zihinduke twongeye dufungura amarembo n'abapolisi bazajya bajya mu bwiza mu bunya se no bwiza amarushanwa y'ubwiza rero kugeza ubu ngubu impamvu nuko doctrine yacu kugeza ubu ngubu mbese doctrine ni uburyo tugomba kwitwara n'imikorere yacu itatwemerera kujya muri ubwo bwiza urumva hajemo kujya mu marushanwa ya nyampinga no marushanwa y'ubwiza ngo twazajya no marushanwa ya rudasumbwa ibaze rero mbonye yaranatinya agatuza nandi mudasumbwa niba bugacyangaza ko mvugize